Hello guys, ese nawe wabimenye ko zino video ziri gutrendinga cyane ku social media? Izi ni video zaciye ibintu kuri social media abantu benshi bari kuzikoresha kuko ziri trending cyane. Ndetse nawe ushobora guhita ufungura kandi gaca no ku ruhande byihutirwa nawe ugakora content ukareba ko byaguhira. Ese izo video naherekare nkubwira nezi. Gwino hano muri YouTube search yawe nurangiza usacingemo Monkey Vlogs cyase Monkey Videos. Urahita ubona video nyinshi cyane bakure komandinze hano munsi. Izi ni video abantu benshi bari gukoresha cyane cyane abantu bashaka kuzamura channel zabo mu gihe gito. Urabona ko indi video baturekomandinze yarebwe na miliyoni 1 mu byumweru 3 imaze ishyizwe hano kuri urubuga rwa YouTube. Rero izi ni video ziri gutrendinga cyane ku buryo nawe ushaka wazikoresha kuri social media zawe kandi zikazamuka mu gihe kitarambiranye. Izi ni video zaciye ibintu kuri YouTube kandi abantu bari kuzikora ikintu basabwa cyonyine kibavuyeho nijwi ryabo kugira ngo barikoreshe barihereza iriya nkende ibiri kubivuga. N'ubugari ntago tubwibagirwa. Rero muze tugende ku isoko turebe ukuntu ibiciro bihagaze. Ni ibintu byoroshye cyane nawe wakikorera. Byashoboka ko nawe wajya kuzibona kuri YouTube cyangwa kuzindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye ukavuga uti zira video kuzikora bisaba machine, bisaba ibikoresho bihenze, bisaba step nyinshi, ariko muri iyi video tugiye kurebera hamwe ukuntu wabikora wifashije telefone yawe yonyine. Kandi ikintu uri bukenere cyonyine ni ijwi ryawe ryonyine. Kandi nabwo ukuri iryo jwi ryawe riri bukurushye ni ukurikodinga urihereza iriya nkende kugira ngo ize kurisubiramo. Ibyo birakomeye. Urabona ko nukomeza ukamanuka muri zindi videos, zino video zifite views nyinshi nkuko ubibona. Urabona ko na hano iyi ngiyi ifite views 220 mu byumweru 3 imaze igiye kuri YouTube. Urabona ko n'iyi ngiyi mu minsi 9 ishije igiyeho ifite views 54 ndetse n'uruza no kuri iyi ngiyi urasanga ifite views 103 mu byumweru 3 imaze igiye kuri YouTube. Niwongera kumanuka ukaza kuri iyi ngiyi nayo urasanga ifite views 448 mu byumweru 2 imaze igiye kuri YouTube. Ni izindi video nyinshi cyane uri usanga zifite views nyinshi cyane mene zino content nicyo nakubwiye cyo ziri gutrendinga cyane kandi usako kandi cyanzanye hano so kubarira video na views zagize ahubwo nje kukwereka ukuntu nawe wabyikorera. Niba rero nawe ushaka kumenya ukuntu wakora izi video kurikirana no video kuva itangiye kugeza irangiye nihutisha akantu gatoya urahomba 100%. Kandi iyi video yari bubigufashemo step by step paka nawe ukajya ubikora ukareba ko zino views nawe wabona. Nge mugiye kubana muri video unyite Fabien ngo wayikaze kuri Fabien Waniki. Nimba rugambira ugeze hano banza ukande subscribe ndetse ukande like kuri iyi video. Ikintu cya mbere kihutirwa subscribe na like. Igitekerezo cyo ugisige muri comment. Nkuko nabikubwiraga rero izi ni video ziri gutanga views nyinshi cyane ku bantu bari kuzikoresha ku social media yabo. Ikintu usaba kugira ngo umenye kuzikora gwino hano muri iyi application yawe ya Play Store. Numara kugeramo uze usacingemo ChatGPT. Numara kuyisacinga urahita ubona application imeze gutya nurangiza kandi kuri update nutanga handitse install uhita uyinstalla muri telefone yawe nusanga handitse update uyupdating. Hanyuma uhita usubira inyuma ahangaha kuri application yawe ya Google. Ahangaha gutya uze hano naho bashakira amafoto y'ibintu bigiye bitandukanye. Nurangiza uze hano usacingemo vlog cyase umuntu uri gukora video ya vlog. Numara gusacinga vlog urahita ukanda hano hatse image ahangaha gutya numara kwakanda barahita bakuzanira amafoto y'abantu bari gukora vlog. Urahita uza uhitemo ifoto imwe nziza. Urabona ko twaje dusacingamo vlog videos, noneho nawe uraza usacinga vlog videos nurangiza uhitemo ifoto y'umuntu uri gukora vlog cyase araba ari wowe wayifotoye. Nurangiza uze ukande hano kuri download uyikande uyikomeze nurangiza udownloading nyine yisavinge kuri telefone yawe. Numara gusavinga iyi foto urahita usubira inyuma urebe ko ya application yawe irangije kuba yakiyestara cyase haba hakiyandikaho akakantu ka open. Numara nusangaritse open ukakandaho nurangiza ifungure hanyuma bakuzana ahantu hameze gutya. Niba kuzana hano ikintu urahita ukora urahita ukanda kuri aka kantu ko guteranyaho ifoto akangaka gutya numara kugakandaho urahita ushyiramo ya foto yawe. Urahita ushyiramo ya foto yawe umaze kudownloadinga hariya. Urabona ko ifoto turi kuyishyiramo iragenda hanyuma hano munsi uzandikemo ngo iyi foto. Urabona ko hano munsi turaza twandikamo ngo iyi foto y'uyu muntu yihinduremo inkende ariko iyo nkende nayo ifite kamera iri gukora vlog video. Nurangiza uwohereze kuri iyi ChatGPT hanyuma igutunganyirize ifoto yawe. Hanyuma ifoto yawe wamara kuyigeneratinga bari taguhereza notification ikubwira ko ifoto yawe yarangiye. Nurangiza uzuyikandeho nurangiza usange ifoto yawe bamaze kuyikora. Urabona ko ni ifoto y'inkende badukoreye imeze nk'uriya muntu neza. Nawe uragenda udownloading ifoto y'umuntu ushaka nurangiza uyibwira ati mwirire nk'inkende ariko afite kamera ari gukora video nkuko uriya yarameze. Nurangiza uze ukande hano kuri save nurangiza uyisavinge.
urahita uza usacingamo application yitwa Dreamface numara kwisacinga urahita uyestara. Iyi ngiyi ni budufashe gushyiramo amajwi kuri iriya video yacu. Nurangiza ukande open hanyuma ufungure iyi application yitwa Dreamface. Ukimara kwifungura wahita gusaba gukora sign up uyikore. Ni ibintu byoroshye cyane gushyiramo email hanyuma nurangiza uze uhita utangirira ahangaha gutya. Nurangiza ikintu urahita ukanda hano handitse ngo pet videos ahangaha hambere numara kuhakora arahanditse ngo nyine pet videos. Nurangiza uze uhakande. Numara kuhakanda bahita bakuzana ahantu hameze gutya. Nurangiza ukanda hano handitse ngo try now ahangaha gutya. Urabona ko iyi foto nari nayishyizemo kare ariko nawe urahita uza ukandi hano nyine kuri iyi foto ahantu nyine bagusaba ifoto nurangiza ushyiremo ya foto wakoze ChatGPT yaguhaye. Reka nshyiremo iyi ngiyi niyo itari irimo, hanyuma ukandi confirm hano hejuru nyine haba hari akaruka kanditse confirm hano hejuru nyine. Nurangiza numara kugakandaho urahita uza hano munsi ufate amajwi noneho ahangaha gutya. Urahita uza ukandi kuri akantu k'akaramu kanditse ngo add script to continue. Nurangiza uze uhakanda. Numara kuhakanda urahita ukanda handitse record ahangaha munsi gutya. Numara kurekodinga aya majwi yawe nyine wakanze kuri record hanyuma ukarekodinga aya majwi yawe ushaka kuvuga ikintu icyo ari cyo cyose nyine waba ushaka kuvugaho ariko ntibirenze amasegonda 180. Ubwo birumvikana ko nurenze amasegonda 180 bahita bakwishyuza, ariko ushobora kuza ugakora video ya mbere ugakora iya kabiri ndetse byose ukabihuriza hamwe kugira ngo bivemo video ndende. Rero ushobora kuza hano ugakina amajwi yawe ukumva ukuntu wari uri kuvuga. Nkuko mumenyereye rero ni gatende wanyu. Uyu munsi rero tugiye kujya ku isoko aho tugiye kugura ibirayi ndetse tukagura n'uburisho bwabyo n'ubugari ntabwo tubwibagirwa. Rero muze tugende ku isoko turebe ukuntu ibiciro bihagaze. Numara kuri coding aya majwi yawe gutya rero ikintu urahita ukora urahita ukanda hano hejuru handitse continue ahangaha gutya. Numara ukanda handitse continue urahita urabutegereje gatoya amajwi yawe ahita ajya hari handitse script. Noneho uhite ukanda hano handitse ngo animate ahangaha gutya. Ukimara kuhakanda rero video yawe irahita itangira kugenda. Bahita bagusaba gushyiramo agafese k'uwo muntu uraba uri kubivuga nyine kugira ngo babone ko bazunguza iminwa ndetse bakazunguza n'amaso nyine nayo akagenda ahinduka gutyo. Urabanza ukabereka ati umunwa uri ahangaha gutya ndetse n'amaso ari ahangaha gutya, hanyuma bakamenya ukuntu baramuvugisha. Noneho rero ugategereza akanya gatoya video yawe ikazamuka paka igeze ku 100 ikaba yamaze kwikoretinga. Urabona ko video yacu rero yamaze kuba yakigeneratinga, hanyuma ikiba gisigaye ni ukuyibika kuri file zacu. Ikintu urakora rero ugiye kuyibika kugira ngo uzayi uploading ahantu hatandukanye cyangwa se unayongeremo izindi edit. Wayatuza kandi hano handitse aka kantu ko kudownloadinga nyine ngira ngo urakareba hano munsi. Nurangiza uzuka kandeho. Ukimara kugakandaho video yawe irahita yidownloadinga, hanyuma usubire inyuma kuri file zawe nurangiza urebe ko video yawe yagezeho. Ukimara kuhagera urahita ubona ko video yawe ari ngiyi hano. Ariko rero nubwo baduhaye video yacu bayigeneratinze urabona ko hakiriho watermark kandi igaragara cyane ya Dreamface iriya application. Rero ushobora gusubiza hano inyuma. Mu guhishirira watermark rero ushobora kuza ugafungura iyi application ya Play Store warangiza ukadownloadinga iyi application yitwa InShot iri hano. Iyi ngiyi ureba gutya ukayidownloadinga cyangwa se wowe wari usanzwe ifite turagendana. Noneho uraza ufungure iyi application yawe ya InShot wamaze kubika iriya video yawe. Nurangiza ukande kuri video, nurangiza ukande kuri new, nurangiza uze ushyiremo ako ka video kawe. Urabona ko video yacu iri imbere. Numara guhakanda numara kuyikandaho urahita ukanda kuri terebye ahangaha gutya. Numara gukanda kuri terebye ikindi kintu urahita ukurikizaho uraba ugiye gushyiramo nyine iyo video kugira ngo utangire uediting. Nurangiza urahita uyikanda, nurangiza uyizoominge gutya kano kantu ka Dreamface ugahisha akangaka gutya. Numara kugahisha urabona ko uko biri kose ntago bigaragara neza cyase cyane nkuko byari bimeze imbere. Rero ushobora kuzwa uhita ukuraho ino watermark ya InShot nayo warangiza ukegisportinga video yawe. Ushobora kuza hano ugakuraho iyo watermark ya InShot hanyuma ugasavinga video yawe nta kibazo ifite. Ugakanda hano kuri export ukayigisportinga, ubundi ukayaploadinga ahantu henshi hagiye hatandukanye cyangwa se ukongeramo izindi edit. Ariko iby'ingenzi nyine byari ibingibi mu gukora iyi content. Rero niba ubonye no video hari ikintu gufashije ntugende udakanze subscribe kuri iyi channel kandi wibuke gukanda like kuri iyi video. Igitekerezo ufite muri comment ntikiburemo. Rero ciao ndakunda cyane, duhurire muri video ikurikira.